ese wigeze wibaza ukuntu umuntu ahinduka iyo yishimye cyangwa se iyo ababaye? Ukibaza ati niki kiba cyabaye mu mutwe we cyangwa se niki gihinduka mu mubiri we? Muri iki kiganiro tugiye kureba hamwe ikibera mu mubiri w'umuntu iyo yishimye cyangwa se iyo ababaye, ndetse turaza kwinjira cyane no kurebera hamwe ibintu umuntu yakora kugira ngo igihe yishimye cyangwa se igihe ameze neza akomeze abikipinge, akomeze bigumane, cyangwa se igihe ababaye turebere hamwe n'ibintu umuntu yakora kugira ngo agarure ibyishimo. Uri kumwe na UNP Entertainment, reba ko kuze subscribe ukanda like share na comment kugira ngo ibiganiro bizajya bica kuri uyu muyoboro bitazajya bigucika, kandi ari bya biganiro byiza bidufasha kumenya no gusobanukirwa utuntu n'utundi mu buzima bwa buri munsi. Ubusanzwe iyo umuntu yishimye hari ibintu byinshi bihinduka imbere muri we. Ubwonko bwe bukare kuri misemburo yitwa dopamine n'undi yitwa serotonine. Iyi misemburo agora ituma umuntu yumva afite umunezero, akumva afite icyizere kandi akagira n'imbaraga. Uburyo iyo umuntu yishimye afite umunezero ngo ari ukuntu yumva ngo afite icyizere, ndetse iyo yumvishe afite n'icyo cyizere ngo agira n'imbaraga. Kandi iyo umuntu yishimye umutima utera neza, ugasanga amaraso arimo aragenda neza mu mubiri, ngo bitewe n'uko umubiri wagiye urekura ya misemburo ngo ifashe umuntu kwishima cyangwa se ifashe umuntu kunezererwa. Ndetse ngo umuntu wishimye ngo si ukwishima gusa cyangwa se ngo gutembera amaraso neza ku mubiri, ngo ahubwo anasinzira neza iyo agiye kuryama. Iyo agiye kuryama yumva kabisa ageze ahantu yakagombye kuba ari, bigatuma asinzira neza yumva nta kibazo afite. Ariko iyo umuntu ababaye, ibi nabyo bigira impinduka cyangwa se bikagira ingaruka ku mubiri w'umuntu. Rero nk'ubwonko buhita burekura imisemburo ya cortisol izwi cyane nk'imisemburo ya stress. Ibi ngibi bikaba bituma umuntu yumva ahora ananiwe. Kubera iki? Kubera ko nta byishimo afite, nta n'ibyishimo aheruka, ukumva muri wowe uhora unaniwe, ukumva ndetse wumva utameze neza, mu mutwe urakurya, cyangwa se utabasha kwibanda ku kintu kimwe. Niba uri gukora ikintu kimwe ugasanga ntabwo ari cyo washyizeho umutima, ugasanga uri gukora ikintu kimwe ariko mu by'ukuri atari cyo wibanzeho cyane, ugasanga utekereza n'ibindi byinshi cyane. Kubera iki? Kubera agahinda uba ufite, ndetse n'ubwonko bwarekuye imisemburo izwi cyane nk'imisemburo ya stress. Ibi rero bikaba bigaragaza ko iyo umuntu atishimye cyangwa se agahinda kamurenze, agashobora kwigunga ndetse akabura n'ibitotsi. Kubera ko umuntu ngo iyo atishimye afite ibibazo byinshi cyane, ahora atekereza, ugasanga umutwe warananiwe, umutwe uhora umurya, ahora ameze nabi, ndetse n'ibitotsi akabibura kubera kwirirwa atekereza cyane. Cyangwa se akumva nta mpamvu y'ubuzima, ugasanga icyizere cy'ubuzima yaragitaye cyangwa se nta cyizere cy'ubuzima gifite. Kubera iki? Kubera ko yumva atishimye, atameze neza, ariko ugasanga icyizere cy'ubuzima yaragitaye rwose. Ibi rero ntabwo byagombye kugangayikisha. Icyiza ni iki rero? Icyiza ni uko ibihe byiza bishobora kugaruka. Iyo utameze neza cyangwa se uri mu bihe bibi, icyiza uba ugomba kwiringira nuko ibihe byiza atari time cyangwa se mu gihe runaka biba bigomba kugaruka. Iyo umuntu ashyigikiwe cyangwa se iyo umuntu akunzwe cyangwa se agakora ibintu bishimisha abantu bakamugarukira bakamushima, icyo gihe iyo bikugendekeye gutyo, icyizere cy'ubuzima uba utangiriye kugenda ukibona, cyangwa se ugatangira kumva uri mu bandi. Icyo gihe rero iyo utangiye kwishima, ubwonko ntabwo bwongera kuryama cyangwa se ngo busekretinge ya misemburo ituma ya misemburo ya stress, ngo ahubwo ubwonko burongera bakagaruka bugasekretinga cyangwa se bukarekura ya misemburo y'ibyishimo, ikongera ikazamuka igasubira ku kigero cyiza. Niyo mpamvu gufatanya ndetse no kuganira no kwita kuri bagenzi bawe ku buzima bwacu aba ari byiza cyane mu buzima bwa buri munsi. Kandi ujya kumenya ibibera muri wowe imbere aba ari intambwe ikomeye cyane, kubera ko uba usanga abantu benshi batazi ukuntu muri bo baba bameze, cyangwa se batazi igituma bishima cyangwa se igituma bumva bababaye. Ariko ngo iyo wabimenye uba wateye intambwe ikomeye. Waba uri mu byishimo cyangwa se uri mu gahinda, ibuka ko ibyo wumva biba bifite aho bituruka. Iyo wishimye cyangwa se iyo ubabaye, ibyo uba wumva niba ari ibyishimo biba bifite aho byaturutse, ndetse niba ari n'agahinda biba bifite aho katurutse. Rero igihe wumva utameze neza cyangwa se igihe wumva ushaka kugumana ibyishimo byawe, reba ibintu uzakurikiza kugira ngo ugumane ibyishimo byawe, cyangwa se ushaka ibyishimo igihe
ufite agahinda. Burya ikintu cya mbere uzareba, ntukigunge, ahubwo ujye utinyuka kuganira n'abandi. Niba ufite agahinda, urebe nk'umuntu wisanzuraho cyangwa se urebe abandi bantu ushobora kuganiriza kugira ngo ka gahinda ufite nibura kagabanyuke. Icyo ni ikintu cya mbere ushobora gukora kugira ngo igihe utameze neza ufite agahinda ubashe kugabagarura ibyishimo. Icya kabiri, ntuzibagirwe gusenga. Gusenga nabyo biri mu bintu bigarura icyizere cyangwa se bikakugarurira ibyishimo waba watakaje. Ikindi cya gatatu, ntuzibagirwe gukora siporo cyangwa se gusaba ubufasha igihe ubukeneye. Burya iyo ufite ikibazo ntukakihererane ngo igihe umuntu utabishoboye ujye usaba ubufasha kugira ngo bya byishimo byawe ubigumane. Ndetse wibuke no gukora siporo kugira ngo ugarure morale cyangwa se ugarure ibyishimo byawe, kubera ko rimwe na rimwe ubuzima burahinduka. Kandi burya ngo ibyiyumviro bigira igihe cyabyo. Iyo wumvishe umeze neza uri mu gihe cyo kumva umeze neza, uri mu gihe cya nyacyo. Kandi niyo uri kumva utameze neza, nabyo aba ari ibintu bigomba kuba nta kintu cyabitangira. Rero ukurikize ibi bintu. Igihe wumva utameze neza ujye usenga, ukore siporo, ukore n'utundi tuntu dushobora gutuma wumva ugarura umunezero. Uri kumwe na UNP Entertainment. Reba ko wakoze subscribe, ukanda like, share na comment kugira ngo ibiganiro nk'ibi tuzajya bigucika kandi ari bya biganiro tugenda tumenyeramo utuntu n'utundi nk'uko mubizi. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.